Kristo Yesu akuzwe. Twari duhereye nyine kuri iryo tangazo, ariko irindi twababwira nuko Yesu Kristo akunda ingo zacu, Yesu Kristo akunda imihamagaro yacu yose, Yesu Kristo ni inshuti zacu twese uko duteraniye, inshuti yacu twese uko duteraniye hano. Tugiye rero gutangira iki gisingizo cya Yeriko, tubibwira birumvikana. Ngewe nitwa Nkusi Ildefonsi. Nitwa Umutoni Maria Francine. Twarashakanye hashize imyaka 26, amezi 8 n'iminsi 22. Turasingiza Imana rero yatugize umwe, ikaduha n'impano y'abana hungu na kobwa. Tukaba turi abakristu bo muri paruwase yaragijwe Mutagatifu Karoli Rwanga i Nyamirambo, aho bita Inyamijose. Naho ngaho noneho ariko tukaba tunitagatifuriza muri communauté ya Emmanuel. Ndumva ibyo birahagije, ibindi tuzajya tubivugana. Hari n'ibyo tuzaganira tugeze mu ijuru, si byose? Ijuru ni iryacu twese. Rendez-vous rero. Igisingizo rero cya Yeriko tugiye gutangira, ngira ngo padiri byinshi yabivuze, ariko gifite insanganyamatsiko igira iti naho njye n'inzu yanjye tuzakorera uhoraho. Bigaragara muri Yozuwe umutwe wa 24 umurongo wa 15. Naho njye n'inzu yanjye tuzakorera uhoraho. Iyi ni insanganyamatsiko y'icyumweru cyose. Yozuwe akaba yarafashe iki cyemezo amaze kwibutsa n'imbaga ibyiza uhoraho yabakoreye. Akareba akabona hari abatangiye gutatira igihango no gushyira Imana ku ruhande. Arabwira ati abashaka rwose nababwira iki, ariko ngewe n'inzu yanjye tuzakorera uhoraho. Iyi ni insanganyamatsiko y'igisingizo icyumweru cyose tugiye kumara. Hanyuma uyu munsi rero turaganira ku muryango nk'ishingiro ry'ibyishimo n'umunezero. Umuryango hano tuvuga ni umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana, baba ari abo babyaye ku bw'amaraso, baba ari abo barera. Ariko tukavuga n'umuryango ugizwe n'umubyeyi wibana ku mpamvu zinyuranye z'ubuzima zatumye abo umubyeyi wibana nyine, ariko uri hamwe n'abana yabyaye cyangwa arera. Ndetse bikaba byanagera wenda no ku rugo rwa communauté runaka ibirimo abantu bihaye Imana, nubwo tuza gutinda cyane ku muryango uri ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana cyangwa umubyeyi wibana n'abana. Ingingo tuza kuganiraho rero, iyi ngingo nyine navuze y'umuryango nk'ishingiro ry'ibyishimo n'umunezero, niyo ngingo y'uyu munsi tuzirikanaho. Turayibona mu ngingo enye. Iya mbere turabona umugambi w'Imana ku muryango. Ingingo ya kabiri turebe bimwe mu bibazo byugarije umuryango muri iki gihe. Ingingo ya gatatu turareba noneho ibyafasha umuryango kuba ishingiro ry'ibyishimo n'umunezero. Noneho ingingo ya kane turanzura, ariko tureba n'imyitozo yadufasha guhirika ibikuta bitubuza koko kubaho mu byishimo n'umunezero nk'uko Imana yabigennye. Icyo rero twagombye kumenya umugambi w'Imana cyane cyane nuko umuryango mu maso y'Imana ntabwo ari ikimanuka. Nta nubwo twavuga ko ntiwigeze uyitungura. Imana mu ntangiriro ijya kurema umuntu, hari donc umurongo
bambe intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 27 uranshimisha cyane kuko bavuga ati Imana irema umuntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Murumva ko umushinga watangiranye n'irema ku Mana, umuryango niyo ntangiriro y'ubuzima bwa muntu. Ari nayo mpamvu nyine ubona hose ibintu byose biba bikomeye Imana ica mu muryango. Yezu Kristo agiye kuvuka yavukiye mu muryango, ni nacyo gikorwa gikomeye cyabayeho. Hanyuma rero muri uko kurema Imana yari ifite umugambi w'uko umuryango ubaho mu munezero, ndetse ahubwo no muri icyo gihe yajyaga iwusura. Icyambere na mbere yawushyize muri Edeni, ahantu hatagira ibibazo, ahantu bari mu bisubizo gusa, ariko ikintu cyiza cyaho ni uko ari ahantu basurwaga n'Imana. Imana nta kintu cyayishimishaga kibaho nko gusura umuryango wa Adamu na Eva. Warasuwe, urishima, uranezerwa, nawo yajyaga kuwusura, Imana yajyaga kuwusura nawo witeguye kandi ufite ubwuzu. Ishyano ryabaye Mana yanjye, ni indi visite, donc ni ukundi gusurwa mwuka byara. Bagiye babona bagize undi mushyitsi mubi witwa inzoka. Eva rwose arayakira, reka sinakubwira. Noneho rero itangira kumubibamo ikibi. Imaze kumubibamo ikibi, nicyo kintu gitangaje, nuko haje ibintu byinshi cyane. Ikintu cya mbere cyabayeho nuko bahise batinya Imana. Bajya kuba Imana yapfuye kujya guhinguka ngo baba barirutse baranyegeye. Imana iti se mbite byanyu muri hehe? Wapi rwose. Adamu nawe ati rwose twatinye kuza, twibonye twambaye ubusa. Rero icyo cya mbere cyari cyo kwibaza mwabwiwe n'iki, ibyo bintu byaje bite? Ariko rwose ntibanatinze, bahise bavuga, Imana yahise yabwira iti ubwo ntabwo mwaba mwariye kuri cya giti. Bigaragara ko icyo gihe bari binziriwe, byari birangiye. Imbuto mbi Sekibi yabivye ya mbere niyo kwireshyeshya n'Imana, icyo ni kimwe. Icya kabiri ihashyira gutinya Imana. Icya gatatu ihashyira ikintu cyitwa gutungana intoki. Eva ati oya, Adamu ati n'uyu mugore rwose ngiye ntimukajye mu ndenganya, ngewe yampaye ndarya, ukagira ngo ni akana batamika, katazi ubwenge, katagira resiponsabilite, kandi ari umugabo. Ubwo muri uku kuntu biba bishekeje, yampaye ndarya, akumva aratsinze rwose, akumva ni urubanza rukomeye. Harya umugore we yavuze ngo iki? Ntabwo mbyibuka. Ni inzoka yanshutse. Ati ni inzoka yanshutse nuko njyaho. Arangiza aho umugabo. Aho ngaho rero hamaze kwinjira iyo Sekibi, hahise hatangira noneho bya bindi byose, kurya umugabo yisha kuya, kubyara umugore ababaye, kugira gute, mbega mu muryango hahise haza ibibazo. Sibyo se? Byahise biza, kandi uwo muco wo gutinya Imana mu muryango ufite ibibazo, umuryango wahunze Imana, ubuzima buba bumeze nk'ubwarangiye. Barayihunze, batungana intoki, bagira n'uduco twinshi. Tugiye kuvuga ku bibazo bimwe na bimwe dusanga mu miryango yacu. Birasa n'ibyo ngibyo wenda bimwe bya Adamu na Eva. Ibyo ari byo byose ntimumbwire ngo wenda Imana imaze kugenda Adamu na Eva barongeye barebana neza. Eva yaravuze ati umuntu w'umugabo utabasha no kundwanaho ngo mvuganire nubwo nabiriye. Umugore ati wa mugore uzankoraho. Iya ku bari barabitubujije, wagiye gushyanuka,
donc habaye byinshi buriya nyine nyuma yo kugenda batungana intoki barakomeretsanya n'ibindi byinshi. Tugiye rero gusa n'abareba gatoya ku bibazo ni byinshi cyane, namwe buri wese aragerageza kureba, ariko ibibazo byugarije umuryango tugomba kubimenya kandi twarangiza ntitubitwikire, ahubwo tugahangana nabyo, kandi turarangiza tubona ko bishoboka, cyane cyane ko n'iki gisingizo cya Yeriko kiraza ari igisubizo kuri ibi bibazo. Yabaye mu mwanya none nanjye nibutse ko nari mu mwanya wanjye, musubiyemo rero uw'Imana yangeneye n'uyu kuba ibumoso bw'umugabo wanjye. Bimwe mu bibazo rero byugarije umuryango muri iki gihe, byinshi muranabyibonera. Hari amakimbirane mu muryango menshi, rimwe na rimwe ugasanga wenda ashingiye ku bukene, ashingiye ku bushomeri se, ashingiye ku kudacungira hamwe umutungo w'urugo, gucana inyuma, ni ukuvuga ngo ni ubusambanyi, tubivuge mu mazina yabyo. Ugasanga umwe mu bashakanye arajya hanze akajya mu busambanyi, ndetse hakaba n'ibindi bituruka nanone mu makimbirane ashingiye ku ngaruka bagize wenda mu mikurire yabo, bakaba baragize nk'ibikomere mu buto bwabo, bikaba bitarigeze byitabwaho, bigatuma rero abashakanye babyinjirana mu ngo zabo, bigatuma umwe mu bashakanye wenda ufite icyo kibazo cy'ibikomere bitigeze bikira agirira ihohoterwa uwo bashakanye, bikabaviramo amakimbirane ahoraho ndetse ashobora kubaganisha kuri gatanya. Ibya gatanya byo murabizi, ntabwo bikiri ibintu umuntu agomba gukorera ubushakashatsi cyangwa ngo agireho ubushishozi bwinshi kugira ngo arebe ko biriho. Murabizi ko gatanya ari icyorezo gikomeye cyane mu miryango, sibyo? Ntimubizi? Ibyo byose hari umuntu uri hano ufite abana yashyingiye, ariko bakaba baramubwiye bati turi muri gatanya, twasabye gatanya. Ni ibintu rero bibabaje cyane. Hakaba n'ibindi biba bishingiye ku biyobyabwenge, ku businzi bukabije, ku kwiyandarika k'umwe mu bashakanye cyangwa bombi, ndetse ugasanga hariho n'ibindi bituruka mu buryo barera abana, batumvikana mu burere bw'abana. Ugasanga baraterana, umwe aravuga ko ibibazo bihari ari we ubitera, ari we umuteza abana, ugasanga nabwo amakimbirane ari mu muryango bishingiye kuri ibyo ngibyo. Hari n'ibindi nanone nabyo byaje ngo bizana n'iterambere, ikintu bita ikoranabuhanga, naryo riragenda rituma abashakanye batandukana, cyangwa se ababyeyi bari mu rugo batandukana n'abana babo. Ugasanga buri muntu wese afite inguni ye yiherereyemo, yibereye muri telefone, yibereye mu cyumba cye. Ibindi wenda hari turabivugaho mu bijyanye nanjye kuvuga, ntugasanga no gusangira ntibakisangira. Nibyo rwose biragaragara. Usanga rero icyo bita social media cyangwa izo mbuga nkoranyambaga nazo zigenda zitwinjirira cyane, zigatuma habaho ubutandukane bw'abashakanye cyangwa ababyeyi n'abana. Hakaba rero n'ihungabana, ibyo nabyo nari maze kubivugaho, ugasanga rituruka ku mateka mabi n'ibikomere abashakanye bagiye banyuramo. Ibyo byose bigenda bitera amakimbirane, bigakurura inzangano no kudashyira hamwe kwa buri gihe, ndetse kuganisha kuri gatanya. Reka rero noneho turebe ibyadufasha, ibyafasha umuryango. Ubwo ni mu ngingo ya 3. Twumva ari naho twatinda, kuko ibibazo byo turabibona na byinshi, namwe murabibona, ni byinshi cyane. Buri wese aba afite nyine ibyo abona mu rugo, akavuga ati abana ntibanyumva, abana ntibakita no ku byo mbabwiye, ntibashaka ko dusengera hamwe, ibintu nk'ibyo, cyangwa uwo twashakanye ntababyitayeho, arantererana. Ni byinshi, buri wese afite ibikuta abona, haba ari mu rugo rwe cyangwa mu baturanyi cyangwa mu bavandimwe be. Reka rero twinjire mu ngingo ijyanye n'ibyadufasha kugira ngo umuryango ubeho koko ishingiro ry'ibyishimo n'umunezero.
ngo wumvishe ibyo bibazo byose wahita uvuga uti ubu se umuntu yakwishima ate ko twugarijwe? Turugarijwe, ariko dufite Imana ishobora byose. Tugomba kubimenya, sibyo? Ikintu rero cyashimishije nuko ibidufasha byose nge numvise hari indirimbo byumva uhora ajya avuga ngo ntibigombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, kandi ntibinasuzuguze ubigize. Ukareba rero ukabona ibintu byose bidufasha, nta muntu n'umwe wavuga ko yabibuze. Wenda ngo avuga ati kubera wenda ko nta mafaranga ngo mbigure cyangwa ngo nige niminuze, ntabyo. Mureke mbabwire, ubu wavuga ngo ugomba gushaka amafaranga kugira ngo habeho gusangira mu muryango, gusangira isengesho. Ubu se wabivuga kuko wavuga se ngo byatewe n'iki kugira ngo tudasangira isengesho mu muryango? Bagusuzugura se kuko mu rugo musenga? Wa mugabo we, abana bawe bibaza ko aribwo bagusuzugura kuko musenga? Wa mumama we, ni ukubitekereza? Ntabwo ari byo. Gusangira, byaba isengesho, byaba ibiganiro, byaba ifunguro ry'umubiri risanzwe, ndetse n'ikiryamo ku bagore n'abagabo abashakanye. Nta ibyo bintu byose nta na kimwe wagenda ngo ujye kuvuga uti rwose buriya biba bikaze. Ibiki? Kuganira birakaze, gusangira birakomeye, gusaba imbabazi birakomeye, gufatanya n'umuryango mugafata akanya ko kuganira no kwishima, detente, kwishima, kwidagadura, mugakina ikarita, mukagira gute, utuntu nk'utwo ngutwo nyine. Ariko ujya kubona ukabona ibintu byarazambye, abantu babaye, umugabo yabaye nyine kabutindi, umugore nawe aragenda mu bana. Ariko umugabo harya aba kabutindi ku mugore, umugore nawe nyine akireka abana nawe akaga, nawe agakara. Ugasanga abana nibo babaye victime. Turaza kugenda tubireba. Reka turebe wenda ku ngingo ya mbere yo gusangira isengesho. Ibyo bintu byose nababwiye rwose pe, tubishyizeho umutima tukabihagurukira mu rugo byacu, mu ngo zacu, byahagera kandi bikahatanga umuti udasanzwe. Ubwo niyo ingingo ya mbere rero mu byadufasha. Icya mbere ni ugusangira. Gusangira ku bashakanye ni ugusangira ku meza ane, nk'uko bivuze. Hari isengesho, hari ibiganiro, hari ifunguro ry'umubiri, ndetse hakaba n'ikiryamo. Noneho ku bandi, ku muryango nyine hatarimo umugabo, hatarimo abashakanye bombi, ni ugusangira nyine isengesho, ibiganiro n'ifunguro ry'umubiri. Icyo kintu bita rwose gusangira isengesho rero, reka ari nacyo duhera kuko nibyo rigomba gufata umwanya wa mbere, kuko ritabanjirijwe, ibyo mwakora byose bitabanjirijwe n'isengesho, nta mbuto bishobora gutanga. Mu gusengana ni ukuvuga umugabo n'umugore bakagira isengesho ryabo ryihariye nk'abashakanye, noneho hakabaho n'isengesho ry'umuryango, iryabo rihujwe noneho ari bo n'abana bafite mu rugo, bagasabirana. Ni ukuvuga hari n'umubyeyi w'ibana akagira isengesho rye, n'abana akaba yagize na rya sengesho rye ryihariye nyine, noneho akajya n'isengesho n'abana, bakumvira hamwe ijambo ry'Imana. Byaba byiza rwose bakumva na misa, bakaba bari hamwe, bakicarana, bakagirana inama mu by'ubukristu, bakajya bagirana inama mu by'ubukristu, bagatanga ubuhamya, bakaba bakorana ubutumwa nk'uko mureba nyine urugo rwacu rwakoranye ubutumwa. Ibi nabyo biri mu bifasha mu gusigasira urukundo, bizana na bya byishimo mu muryango. Uko ni ugusangira isengesho. Reka turebe rero nk'ibikuta bishobora gutuma iryo sengesho ridakunda. Hari igihe usanga mu rugo nko mu bashakanye, cyangwa reka tuvuga n'uwo mubyeyi w'ibana wenda akorera kure y'urugo, cyangwa agakora akazi gatuma atahatinze, ugasanga harabaho iyo mbogamizi. Hari n'impamvu rwose ivuga ngo
twe ababyeyi bacu ntabwo bataha kare, ntabwo tubona umwanya wo gusengana, papa wenda akorera mu ntara cyangwa mama akorera mu ntara, ntabwo bikunda, ntabwo twabasha gusengana. Ariko noneho ugasanga rimwe na rimwe hariho n'ikintu kimeze nk'agakungu, wenda mu tubari, ugasanga wenda umuntu aratwarwa n'imipira, gufana amakipe, nabyo ukaba uri kumwe na bagenzi bawe bikagufata umwanya munini cyane, ntubone umwanya wo kuba mu rugo ngo usengane n'abarurimo. Ndetse ntitwandavuga rwose, ntitwatinya kuvuga ko haba hariho n'ubushake buke hamwe na hamwe, ukabona hariho ubushake buke, hariho ubunebwe bw'isengesho, cyangwa se hakaba hari amakimbirane amwe twagiye tuvuga kare atarabashije kubonerwa igisubizo, batabashije kwiyunga. Ayo makimbirane rero bakaba bayahisha batayerura, ariko atuma batabasha gusengera hamwe. Ndetse hari n'ibijya bigaragara muri iyi minsi, ugasanga abagize umuryango ntabwo harimo abadahuje ukwemera. Nimubizi, ugasanga mu rugo nyine abenshi ntibahuje ukwemera, umugore arasengera hano ari muri caci, umugabo wenda ari muri kiliziya, abana bibereye nabo ahandi hantu mu zindi caci nazo zitari zimwe n'iz'umubyeyi. Ugasanga buri wese afite ukuntu yirwanaho mu bijyanye n'ukwemera, ukabona ntabwo bahuje isengesho rwose. Izo nazo ni imbogamizi, twabyita ibikuta. Ariko nk'uko yabivugaga, iyo twese duhujwe n'umutima umwe wo gukunda Imana, ntekereza ko twese tuba twumva ko tuzi Imana, tuvuga Imana imwe, dusenga Imana imwe, habayeho kumvikana, hakabaho ubworoherane, hakabaho iyo ngabire rwose y'ubumwe, hakabamo iryo shyaka ry'ababyeyi, ngo nibo batware b'umuryango. Niyo baba badahuje n'uko kwemera, bahuzwa n'uko bahujwe n'Imana imwe nyine, bigakunda. Ibyo rero, ibyo bikuta, buri wese ubwo araza kureba wenda ikintu gituma isengesho ridakunda mu rugo. Hari twabaho wenda nk'ubuhamya bw'abavandimwe. Hari urugo umugabo yabaga hanze y'igihugu, umugore abinaha, ariko bakagira isaha bahuriraho y'isengesho nimugoroba, bayiziranyeho, bakayifatiraho rwose gahunda, bagasenga, bakaganira, bakavugana amakuru y'umunsi. Sinangombwa rwose ngo ntibyafataga n'iminota myinshi, nk'iminota nk'icumi, ubundi bagasengera hamwe. Umwe agatera dawe uri mu ijuru, undi izina ryawe ryubahwe, undi ingoma yawe yogere hose, gutyo kugeza igihe isengesho rirangira. Ndakuramutsa Mariya, noneho umwe agasabira undi, akamusabira umugisha, umwe akajya kuryama. Aho bari banariyewe n'amasaha ntiyahuraga, undi yabaga agiye ku kazi, ariko iyo saha barayumvikanyeho kandi bikagenda neza. Byabakomereje ubumwe rero bukomeye, ku buryo nyuma nyine umugabo yaje kugaruka mu gihugu, ariko ukaba wabona ko atigeze nta cyuho kigeze kiba mu rugo. Bakomeje kuba hamwe, ukagira ngo yari asanzwe ari no muri urwo rugo. Kubera iki? Kuko bahuzwaga n'isengesho. Gusangira ibiganiro ni namwe murabyumva, nta kintu gikomeye kirimo, ariko muzabirebe, uzasanga inshuro umugabo n'umugore bicara batuje bakaganira, cyangwa se inshuro umugabo n'umugore n'abana bicara batuje bakaganira, biragoye kandi bidakomeye. Ariko gusangira ibiganiro ni ngombwa. Donc ni ukuvuga ko mushobora kuganira bino bisanzwe, uri umwana mwiza nyine, burya hari igihe ujya kubona ukabona nyine abantu bariye umwanda, wamugane nubwo ari no mu rugo, wamubwira uti umunsi se akazi byari bimeze gute? Umugabo ati ariko se wowe nk'ibyo ngibyo ibyo bibazo ubuzanye ibyo bari ibiki? Ubundi se uwibaza ko ntigasanzwe se kagenda neza, ukajya kubona ukabona arabirimise, arabihagaritse, ibyo kuganira bikarangirira aho ngaho. Donc bigaragara ko akazi kagenze gute, mwiriwe neza niki, aba ari ibiganiro bisanzwe mushobora kuganira, ariko hakaza n'ibiganiro noneho twakwita ko biteguye, mufata noneho umwanya wo kuganira ku buzima bwanyu, bw'umuhamagaro wanyu nk'abashakanye, mukaganira, mukareba des responsabilités mufite, donc inshingano mufite, mukareba uburyo muzigendanamo n'ibindi byose. Hanyuma rero hakaza n'umwanya noneho duharira umuryango, umugore n'umugabo n'ababa mu rugo, bakaganira, bakareba burya nta shyano nko kugira ngo ujye kubona ubone
abana ni abantu bameze nk'abatabaho kandi bariho babangamiwe n'ibintu bimwe na bimwe, hari ibyo bashobora gusaba, hari n'ibyo babafasha gukosora. Burya ni ngombwa. Ibi biganiro rero bituma hakemuka amakimbirane mu rugo. Icya kabiri ni uko bituma bubaka icyizere, bubaka hagati yabo icyizere n'ubwuzuzanye. Ikindi ni uko bishimangira urukundo n'ubusabane biriya biganiro. Ikindi ni uko bigera ku iterambere, bifasha umuryango kugera ku iterambere, bajya inama bareba iyi. Noneho rero bikanafasha umuryango kugeza abanaho uburere bwiza. Umwana aba ari ikinege, mwagombye kumuganiraho mukareba buri wese ikimufasha. Muri ibyo biganiro rero niho bifasha cyane. Yego. Hanyuma hari ibikuta rero, hari umuco buriya wagize abantu b'abagabo abanyagitugu mu bintu by'amayeri. Ntagire ikiganiro, ahubwo akajya agenda agiye gutanga amabwiriza bakayubaha. Ubwo umugore nyine nawe akagira kukubaha, agatuza bikarangira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko hari igihe abantu bagenda bakarenzaho ibibazo bihari, ntihagire umuntu ubivuga kandi bihari. Ubwo urumva aba ari ikibazo. Hari urumva umugore hari igihe avuga ati ntakoma rutenderi, ntabizana noneho sibyo, cyangwa se umugabo akavuga ati donc ibyo ni ikibazo. Hari rero ibi bintu social media zo zizadukoraho n'amasikirini n'iki byose, ni ukuvuga ko bisigara noneho byaradevelopye ikintu cyitwa nyamwigendaho. Umwana akaba aba mu cyumba, umugore ari mu tundi tuntu muri WhatsApp acatinga, umugabo ari kuri YouTube areba ibiganiro bya politike, yego. Noneho rero wenda nk'abana babiri bareba umupira baganira ibya Arsenal, kumwe ukunda ukwe, ngo areba ngo baguze ngo abakinnyi ngo abimutse, nayo biriya bintu nabyo hari n'ibishitani bagenda buri gihe bavuga, ukasanga ntibirangira, ntibarambirwa. Ni ikibazo gikomeye. Ugasanga umwe rero ari muri ibyo ngibyo avuga ngo abakinnyi twaguze ngo abimutse, mana yanjye, ukayoberwa, ukabona muri abantu nka batanu mu rugo ariko umwe ari mu gihugu cye. Ibyo bintu rero murumva ko bidatuma abantu babasha kuganira mu rugo nk'ababyeyi. Hari rero n'ikindi kintu gikomeye cy'igitsure gikabije ku bana, bituma bavuga bati ese ubu nitujya ku meza koko na papa hicaye, ugasanga nabyo birabayobeye, bakabura ubwiza bw'ayo meza. Kubera iki? Hari igihe tugenda tukagira ameza urukiko, mwaba mwicaye ugatangira atari ko sesha ubona ariya manota azakugeza kuki, niko uzabimbwa umuntu niki wabuze. Donc ukajya kubona ukabona umwana urimo uramufrustira, urimo uramutesha umutwe, urimo uragira gute ku meza, ameza mwagombye gusangiriraho mwishimye. Ugasanga niho umuneguranira, umwe anegura undi, ndavuga gute, doke muvuga amagambo akomeretsanya gusa. Ayo meza rero yahindutse urukiko. Tuyigizeyo mu izina rya Yesu, tuyigizeyo, hanyuma tugire umwanya mwiza wo kuganira kandi twishimye. Gusangira amafunguro nicyo turangije. Reka dukomeze na ntuzi kubashakanye imbere babashakanye gusa, ariko ntitunayitindaho byo gusangira ikiryamo bijyana n'umushyikirano nyine w'imibiri. Ni inkingi ikomeye cyane y'ubumwe bw'abashakanye, ariko igomba kubanzirizwa na ziriya ntera zindi tumaze kuvuga zo gusangira. Nayo ikaza ari indunduro y'ibyishimo nyine bya bombi, kuko iyo bitabaye ibyo ishobora kuba isoko y'ibikomere ndetse n'icyuho kiganisha kuri gatanya. Kenshi niyo bigenze bityo nyine usanga nubwo baba bagenda babihisha, ariko iriya mishyikirano ibanza ari ibiganiro, ari ifunguro, ari isengesho, biba byarapfuye burundu, ku buryo noneho niyo bari mu buriri ntabwo bari ugushyikirana mu by'ukuri, aba ari nko kwiberaho nk'inyamaswa nyine ziri aho
ugasanga rero havuyemo ibikomere bishobora gusenya umuryango. Hari rero umuco wo gusaba no gutanga imbabazi mukawushyira mu biranga urugo rwanyu, sibyo? Mukabishyira mu biranga uburyo urugo rwanyu, kuko tubana turi abanyantege nke, sibyo? Dushobora gukomeretsanya, kandi twumve ko gukomeretsanya bitaba hagati y'umugore n'umugabo gusa, ni hagati y'abari mu rugo bose. Ushobora kugera gutya rwose ukaza ugakubita ikintu cy'ikijambo umukobwa ukurerera abana rwose nawe akarara atasinziye. Ibyo bintu byose rero mbere yo gutangira n'isengesho mwagombye kubanza mukavugana. Nta muntu waba wakomerekeje undi, mukabanza mugasabana imbabazi. Kandi bavandimwe, nubwo tuba tubivuga ngo gusaba imbabazi, ntimugire ngo biroroshye, birakomeye. Reka mbaho buhamya wenda butoya. Gusaba imbabazi Francine byabanje kungora, ariko ntago mbivuga, byageze aho biremera nyine. Ahubwo icyakomeye ni ugusaba imbabazi umwana. Ngize nyamvuye ku kazi, kari agakobwa w'imyaka nk'itandatu gutyo. Ndaza nsanga bakoze amakosa, noneho we kuko ari we nari masaze ngira ngo niwe wabikoze, mba ndamukubise, mukubita urushyi. Arangije abarahindukiye, arandebye, arambwira ati papa, ati ntabwo ari njye wabikoze. Yewe data we, numva sinzi ukuntu mbaye, numva agahinda karanyishe, numva rwose ukuntu mukubise, numva biranyobeye. Abantu bose barahurura bo mu rugo bati rwose Arlette ndamuvuze, ati ntajya akora amakosa, ntajya agira gute. Nuko noneho ubwo urumva iyo umaze gukora ikosa byaranyobeye, ndiyembaye njya mu cyumba, ndagenda biranyobera. Nuko nawe aragenda yicara muri salo ategereza mama we kugira ngo amubwire ishyano yagushije. Arangije aramubwira ati mva rero mama, ati nkubwize ukuri, papa natansaba imbabazi sinzigera mubabarira. Yamaye nkawe, ndafase ibintu n'ibiki noneho umuntu akakana ndamenya njye imbere yako nce bugufi kuko nsaba imbabazi niki. Umunsi wa mbere biranga, umunsi wa kabiri ndaza nivugisha kwa Francine mubwira, ariko se biriya Arlette buriya yarakomeje. Ati yarakomeje, nese buriya muntu yabigenza ati naho uyu nguyu ngo nuko umusaba imbabazi nyine akagira ngo biroroshye. Byari bikaze. Noneho nyuma nza kugira ngira umwanya wo gusenga, ndagenda noneho nca bugufi musaba imbabazi. Musabye imbabazi nibwo nabonye indoro yuje impuhwe n'urukundo. Karandebye, numva nanjye ubwanjye ndabohotse, numva ndakize, karaseka. Nuko nta n'ibindi kagize, ariko nakiriye imbabazi muri njye, numva twese turabohotse. Nari nageze n'ahantu sigara ntege no kujya muri salo vraiment, nkategereza ko imodoka ibajyana ku ishuri. Aka kantu kanteye ubwoba kandi arakana kanye. Noneho nyuma rero tuza kurangiza, turakundana, ibintu birarangira. Ariga ajya muri segonderi, ararangiza ajya muri universite. Ayirangije nibwo noneho yaje, njyewe nawe turasohokana tujya muri resitora ahantu turasangira. Ambwira ibintu byo mu bwana, aho twagiye dutura n'utuntu twagiye tuhaba. Aravuga, turaseka, twenda gupfa. Turangije ngiye kumva numva aravuze ngo ariko ngira ngo rwose noneho ni igiparu gishyushye agiye kunzanira. Nguzi ko nibutse ko cya papa kigeze kunkubita kimpoye ubusa. Noneho bitamindukira, none sinagusabye imbabazi. Noneho sinzi ukuntu rero utwana tudukobwa dusigaye kigira gutya, karaseka kagira gutya, gahita kambwira ngo yes, gahita kaza karampobera, karambwira ngo I love you papa. Numvise binkoza ahantu. Nabonye ikindi navumbuye mu mbabazi. Imbabazi ziraduherekeza mu buzima bwacu bwose. Ni ukuvuga kuba yarongeye tukongera tugahoberana akampa imbabazi, byahise byongera biranyubaka.
abagabo ntimukajye mugira ikibazo cyangwa se n'abandi ngo ujye kubona ubone nk'umuntu yibutse nk'ibintu byo muri 2005 arongera abikubikije kandi ngo waramusabye imbabazi ariko se umugore niki niba byibutse bikaza wakongera ukamusaba imbabazi mukongera mugahoberana mugaseka mukishima. Ni ikintu rero cyangombwa cyane kandi rwose gusaba imbabazi nta muntu bisuzuguza, nta n'umwe, kuri mwese kuri mwese. Nigeze kugira gutya rimwe, byo ntabwo ari intuza, nuko ari igikorwa twigeze kugira rimwe cya gihe Yezu yoze intumwa z'ibirenge, noneho tugira gutya dutangira gukarabya. Ngiye gukarabya umukozi wo mu rugo mbona agiye gusimbuka, ariko ikintu byamufashije nuko byatumye noneho yibohora akadukunda, akagira lo geste yonyine yo kozanya ibirenge yahise ikuraho bariyeri yose, sibyo? Bosi ntiyagumya kuba bosi na nyirabuja abo muvandimwe. Kumenya gusaba imbabazi bimeze gute? Ntabwo biriho ariko twakomeza twe nibyo n'ubundi turi mu musozo. Kumenya gusaba imbabazi ariko noneho tukagira n'iyo ngabire yo kumenya kuzitanga, kandi tukazitanga koko tuzitanze, nk'uko mu Banyakolosi baranabitubwira umutwe wa 3 umurongo wa 13 bavuga ngo nimwihanganirane kandi niba umwe agize icyapfa n'undi mubabarirane nk'uko Nyagasani yababariye namwe nimugenze mutyo. Hari indi ngingo rero nanone nayo idufasha kuba mu byishimo. Ubwo twavuye ku ya mbere yo gusangira, ya kabiri yo gusaba no gutanga imbabazi, ya gatatu no kwidagadura. Nabyo ntabwo twabivugaho byinshi, ariko yari yabikomejeho Nkusi ko tugomba kumenya no kubaho mu busabane nyine, tukishima mu rugo, ntitubeho mu bintu bimeze nk'igitsure nk'abari ku ikosi. Oya, tukagira n'ako kanya ko kwidagadura, tukaba twakina n'abana, tugakina nabo twashakanye, tugakina nabo tubana muri kominote. Yego, nabyo bikomeza urukundo n'ubumwe kandi bikaduha ibyishimo. Twanzura rero twavuga ko umuryango usa n'umubiri w'umuntu. Nk'uko urugingo rumwe iyo rurwaye umubiri wose urababara, siko bimeze. Niyo kaba ari n'akara gutya kameze nk'akavungutse, umubiri wose urababara. Niko bimera rero natwe mu muryango iyo hatabayeho bya bindi twavuze biduhuza. Ni ukuvuga tudasangira isengesho, tudasangira ifunguro, tudasangira ibiganiro, tutajya tuganira, tutajya tuvugana, tudasabana imbabazi, ugasanga abantu barabyimbye ibikomere birenda kubica, kandi ategereje gusa ko mugenzi we amusaba imbabazi ko wenda yamuhemukiye mu buryo runaka. Ibyo byose rero iyo bibaye aba ari ka kantu k'akagingo gatoya gakomeretse, noneho kagatuma ibyishimo nyine bibura. Nk'uko wa mubiri iyo urwaye akantu gatoya ibyishimo bibura. Nibyo rero tugiye gusaba rwose kugira ngo ibi bikuta bigende bihigama, bizasenyuke. Niba ko ari agakuta gatoya kari muri fondasiyo, nako kaveho rwose mu izina rya Yezu, kugira ngo dusubirane ibyishimo bya bindi twaremewe. Imyitozo ntabwo buri wese mu muryango ashobora kugira icyemezo afata kugira ngo ibyishimo bigaruke mu muryango. Icya mbere umuntu dushobora gufatamo icyemezo mu muryango ni uko twagena umunsi umwe nk'abashakanye, umunsi umwe mu cyumweru, tugafata wenda nk'isaha cyangwa tukanayirenza, tukaganira nk'abashakanye mu rugo, njyewe n'umugore wanjye gusa. Rwose tubigezeho byaba ari byiza, akanya k'abashakanye. Hanyuma icya kabiri ni ukugena umunsi umwe mu cyumweru wo kuganira nk'umuryango, donc umwanya w'umuryango. Ni ukuvuga umuryango ni umugore n'umugabo n'abana n'abandi baba mu rugo, mukagira umwanya rimwe mu cyumweru mukaganira. Ikindi rero ni ukugena umwanya w'isengesho ryo mu muryango. Kandi rwose nsabe abagabo bagenzi banjye
ko bagira uruhare rugaragara kandi rukomeye rwo gushyiraho icyo gihe no kurwana urugamba kugira ngo kijye cyubahirizwa, sibyo? hari ukuntu mugishyiraho ejo mukaba mwatangiye gusiba, mukaba mwatangiye kugira gute, mukaba mwatangiye, ibyo cyaba ari ikibazo gushyiraho uwo mwanya. Hanyuma ikintu gikomeye ni ukurinda ameza yacu, ameza dusangiriraho cyangwa se salo tuganiriramo, tukazirinda smartphone, amatelefone n'ama ekara yose. Hari umuparanse, umubyeyi w'ibana yagize atya, abona abana be bagenda bakura muzi ko bagira ubwoba ngo abana barananiye, nzajya mbasanga ku muhanda abagurira amatelefone, bajyamo aza kugera ahantu yaza yakomanga ku cyumba cy'umwana agahita asohoka amutonganya, atari ko mama wumva ndi hehe, unshaka wiki rwose koko. Bose bakajya bamuhinda, baba inshuti za telefone, umumama ata umutwe neza. Sinzi ukuntu rero yagize asomye abona ako kantu ngo ko kugira paniye yo gushyiramo amatelefone igihe abantu bagiye kuganira, aragagenda agaporopoza umwana, aramubwira ati nabonye kadufasha, barabitangira. Byagaruye ubuzima, abantu rwose umuryango urongera ubumwe. Mbere ngo barabanzaga bakamubaza ngo ubwo se twavuga iki, kandi baraganiraga bakanezerwa. Donc tugerageze rwose pe dukureho abo bakeba, abo bantu baratubuza kwibanira neza no kwikundanira no kwishima mu muryango. Hanyuma ikindi rero ni ugufata icyemezo cyo gusabana imbabazi pe. Mujye mubishakisha, muvuge muti niba hari umuntu wakomerekeje undi, mureke rwose mbere yo gutangira isengesho tubanze dusabane imbabazi. Tuzazisabana, azakubwira ikimuri ku mutima, umusabe imbabazi. Hari n'ibyo ndazajya kubwira utangare, ariko ntuzajye uburana, uzajye umusaba imbabazi. Mwese rero turabifuriza kugira ingo zuje ibyishimo n'umunezero nk'uko Imana yawutugeneye. Twavuga byinshi, ariko Roho Mutagatifu niwe uzi ibyuzuye, akomeza agende mu mitima yacu ya buri wese, aramuzaza n'ibikuta arwana nabyo mu muryango. Yezu uri hano bagiye no kutuzanira by'umwihariko imbonankubone, tumubwire byose, arabikora, ntabwo ajya atsindwa. Amen. Kristo Yezu akuzwe.